Mu gace kamwe ko mu mujyi wa Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania hari umwana wavukiye mu muryango usanzwe ubarizwa mu buzima busanzwe butagira amikoro ariko buha agaciro indangagaciro z'umuco n'ubupfura. Umwana akiri muto cyane yarazwiho kugira ijwi ritandukanye n'abandi, yumvikana aririmba amahangamutima, afite igitinyiro n'ijwi rye rikanganye cyane ririmo amagambo meza aryoshye. Yakuze ari umusore w'amatsiko menshi wakundaga indirimbo z'abahanzi mu myaka za 90 akumva ku mahadiyo y'abaturanyi cyangwa akazisubiramo mu ijwi rye rituje. Umwana imyaka yagendaga yicuma ariko impano ye ntacyo yagendaga igabanuka. Mu bwana bwe yahoraga azirikana ko nubwo ubuzima bwa buri munsi bwari bugoye, hari ikintu cyihishe imbere ye cyari kuzamusunika, ariyo mpano ye yari yizeye. Uko amasaha y'ijoro cyangwa se umunsi ugenda ushira niko yagendaga akura, ari nako agenda akora imyitozo ngororajwi mu kuririmba asubiramo indirimbo z'abandi. Uyu musore niwe waje kumenyekana ku izina rya Mr Bro, amazina ye yakoresheje mu muziki ndetse akaza no kwamamara. Amazina ye nyayo yitwa Khairi Samer Rajab, akaba yaravutse ku itariki ya 14 z'ukwa 4 1987, avukira muri Tanzania. Yatangiye gukundwa cyane mu myaka ya za 2000 cyane cyane kubera indirimbo ze zivanze mu rurimi rw'igiswahili ndetse n'injyana ya Bongo Forever, harimo indirimbo zakunzwe nk'indirimbo yitwa Mapozi. Kuri iyo ndirimbo niho yatangiriye kwamamara ndetse abantu benshi bakunda indirimbo ye ku buryo butangaje cyane. Yakomeje urugendo rwe rwa muzika akiri muto, kandi indirimbo ze yakoze harimo nyine nk'iyo tukubwiye haruguru Mapozi ndetse n'izindi korabo zabaye ibihangano byamamaye cyane mu rubyiruko rwo muri Afurika y'Iburasirazuba, utibagiwe na hano iwacu mu Rwanda. Nyuma yo kumenyekana muri Tanzania no mu bihugu bihana imbibi u Rwanda, Burundi, Uganda ndetse na Kenya, Mr Bro yakomeje kubaka izina rye mu muziki binyuze mu bihangano bitandukanye byagiye bikundwa cyane. Indirimbo ze zaranzwe n'uburyo yasobanuraga ibyumvo ndetse mu buryo bworoshye bw'amarangamutima kandi bunoze, bigatuma abamukurikira cyane urubyiruko bamufata nk'ijwi rya. Mu myaka ya mbere y'urugendo rwe yagiye akorana na bamwe mu bahanzi bakomeye barimo TIG, harimo Mwanafa, Lady JT ndetse n'abandi bahanzi b'icyo gihe, bituma arushaho kwigarurira imitima y'abafana. Indirimbo Mapozi yamuhesheje izina kuko yaririmbaga ayivuga mu buryo burimo kwigira icyizere, aho yumvikanaga nk'utagira isoni zo kuvuga ko azi neza ko afite impano idasanzwe. Nyamara nk'uko bigenda ku bantu benshi binjira mu buhanzi bakiri bato, Mr Bro yahuye n'ibibazo by'ubuzima bwite ndetse no kwigarurirwa n'ibishuko by'abamukundaga cyane cyane harimo igitsina gore. Hari igihe yatangiye kugenda yibagirana mu muziki, ahanini bitewe n'ubuzima bw'uruhurirane rw'urukundo, ibibazo byo mu muryango ndetse no gutakaza umurongo w'umwuga. Ariko ibyo ntabwo byabujije ko akomeza agakora umuziki. Abantu benshi ngira ngo babyibuka, yigeze kuza mu Rwanda hagati y'umwaka wa 2005 ndetse na 2007, aho uyu musore yaje mu Rwanda, haje mu gitaramo cy'imbaturamugabo ndetse arangije icyo gitaramo cyaje kuba igitaramo cyakunzwe cyane, aho abagore b'inyamirambo baje bakabyirana indirimbo ze cyangwa se indirimbo hamwe nawe, bityo abenshi bataha bakarara bashwana n'abagabo babo. Nyuma yaho uyu mugabo yakomejwe ndavugwaho byinshi, harimo kubyara abana ndetse akagira n'abagore benshi batandukanye batari cyangwa se batigeze baca mu mategeko, byatumye ajya ahagaragara havuga ko yagiye atekereza byinshi birimo no kureka umuziki burundu, ariko nyuma akaza gusanga nta kintu kimuha ituze nko kuririmba. Yongeye kugaruka mu njyana ya Bongo Forever mu buryo bwari bwahindutse, ariko agerageza guhuza uburambe bwe nuko umuziki wari uhagaze. Muri iyo myaka yagiye akora indirimbo zifite imiririmbire ituje kuruta izo yakoze akiri muto, arimo n'izigaruka ku rukundo rushaje cyangwa se urukundo rwa kera cyangwa se urukundo rwe rwa kera, bityo agenda akomeza kuririmba ku buzima bw'ibyo byose, bigaragaza ko yari amaze gukura kandi ashaka kugaragaza ubundi buryo bw'ubuhanzi bwe. Mr Bro kandi yakunze gutangariza itangazamakuru ko icyamugoye cyane mu buzima bwe ari ukuguma mu rukundo
ndetse kuko yagiye agira inkundo nyinshi bitewe n'igikundiro yari afite. Yaravuze ati kumenyekana ni byiza ariko gukomeza ugakundwa ari nako wihangana mu bibazo by'ubuzima n'ikintu kigomba. Zakunzwe Mr Blue yakoze, hari indirimbo yise Mr Blue igendanye n'ubundi n'izina rye, indirimbo yakundwaga cyane kubera uburyo yerekanaga icyizere afite ku mpano ye, yari yuzuyemo amagambo aryoheye amatwi bigatuma urubyiruko ruyikunda, ndetse n'indirimbo Mapozi, iyi ni imwe mu ndirimbo zatumye arushaho kwamamara cyane. Yaririmbaga urubyiruko ndetse rw'abakundana ari babiri bafite urugwiro rwinshi. Ni indirimbo yakunzwe cyane ndetse abakundana bagenda bayikoresha mu buryo bagendaga barushaho kugenda batereta cyangwa se binjira mu nkundo nabo bakunda. Hari indirimbo yitwa Collabo yafatanyije n'umuhanzi witwa TID, ni umuhanzi nawe wagacishe mu myaka yo hambere wo mu gihugu cya Kenya. Indirimbo yaje mu gihe injyana ya Bongo Forever yari igezweho cyane, ubuhanga bwe n'ubw'umuhanzi TID byaje kwivanga maze ivamo indirimbo yakunzwe cyane haba mu Rwanda ndetse no muri Tanzania. Indirimbo yakurikijeho yitwa indirimbo yise ngo ni Pesa, indirimbo yagaragazaga uburyo amafaranga ashobora guhindura imibanire n'abantu. nimwe mu ndirimbo zashimishije abafana kuko hari aho yahuriraga n'ubuzima bwa benshi. Indirimbo yindi ni indirimbo yitwa Mboga Saba, yari ifite injyana idasanzwe aho yakoresheje amagambo agaragaza uburyo abakundana bashobora kugirana amasezerano ariko rimwe na rimwe bikaza kurangira nabi. Yakunzwe mu tubyiniro ndetse no ku mahadiyo agiye atandukanye. Indirimbo yitwa Bata ni indirimbo yakunzwe cyane aho Mr Blue yerekanaga uburyo abakobwa bamwe bashobora gukunda ibintu byo kwiyerekana n'imyambaro myiza ariko inyuma yabo hatari urukundo rwa nyarwo. Uyu muhanzi yagiye yitabira ibitaramo bigiye bitandukanye. Mr Blue yakoze ibitaramo byinshi haba imbere mu gihugu ndetse no mu mahanga, cyane cyane mu myaka ya 2004 kugeza 2012 ari nabwo yarageze mu rwego rwo hejuru mu muziki. Yakoze igitaramo cyitwa Fiesta Tanzania 2004 ndetse arongera agikora mu mwaka wa 2010. ni kimwe mu bitaramo bikomeye muri Tanzania byahurizaga hamwe abahanzi batandukanye bakunzwe harimo nk'uyu nguyu Mr Blue. Ibitaramo yarakitabiriye ndetse kiba cyiza cyane. Yitabiriye ikindi gitaramo cyitwa Zanzibar International Film Festival yatumiwemo ndetse aza kuririmba iserukiramuco rihuza sinema y'imyidagaduro mu gihugu cya Tanzania. Icyo gitaramo cyitabiriye mwaka wa 2006 aho yagaragaje ubuhanga budasanzwe mu muziki w'umwimerere wa Bongo Forever. Ni gitaramo yitabiriye bakita Serengeti Fiesta Tour, yagiye imuhuriza hamwe n'abandi bahanzi harimo nka TID, harimo Juma Nacha ndetse n'abandi, bakazenguruka ibice byinshi bya Tanzania ndetse n'umupaka wa Kenya bagenda baririmba. Ikindi gitaramo yakoze nkuko twabikubwiye haruguru cyitwa Kigali Concert Rwanda 2008. Yigeze gutaramira mu mujyi wa Kigali mu gitaramo cyitabiriwe n'abafana benshi. Icyo gihe yari umwe mu bahanzi bakunzwe cyane n'amahadiyo hano mu Rwanda nka Flash FM, Contact FM ndetse n'izindi. Bityo twabikubwiye haruguru abagore baza kuza bamwe gutaha batandukana n'abagabo babo. East African Bashment yakoreye muri Kenya, igitaramo cyahurizaga hamwe abahanzi bo muri Afurika y'Iburasirazuba. Mr Blue yagaragaye aririmba indirimbo nka Mapozi ndetse na Collabo, bityo n'izindi bikigenda kiba cyiza cyane. Tugiye ku mibanire y'uyu muhanzi ndetse n'abandi bahanzi. Imibanire ya Mr Blue n'abandi bahanzi bo muri Tanzania no mu karere muri rusange kimwe mu byamufashije gukomera ku izina rye kuko yamenyekanye nk'umuntu wakoraga neza iyo yahurizwaga hamwe n'abandi bahanzi mu ndirimbo, nubwo yigeze kuvugwaho kugira akantu k'ubwibone bitewe n'uburyo yigiraga icyizere ndetse no kuba yaramaje kwamamara cyane, ariko yagiye agaragaza ko yubatse umubano mwiza n'abahanzi batandukanye yaba mu mikoranire ndetse no mu buzima busanzwe. Ubuhanzi bakoranye twabikubwiye harimo umuhanzi TID ndetse umubano we waje kuba umubano mwiza cyane. Mr Blue yakoranye n'umuhanzi TID, umwe mu bahanzi bakomeye muri Bongo Forever ndetse no mu njyana zitandukanye, ariko uyu muhanzi akaba yarabaga mu gihugu cya Kenya. Bakoranye indirimbo yitwa Collabo mu myaka ya 2004 na 2006 twabikubwiye haruguru, ikaba yaragaragazaga uburyo amajwi yabo ahurira hamwe neza bikaza gutanga umusaruro w'indirimbo yakunzwe nk'indirimbo imeze gutyo. Mwanafa
ni umusaza w'umuhanzi ndetse n'inshuti ye yihariye. Monafa umwe mu bahanzi bafite amagambo asobanutse kandi y'ubushobozi mu busizi bwe, yagize umubano udasanzwe na Mr Blue nubwo batakoranye indirimbo nyinshi, bagiye bagaragara mu biganiro bitandukanye bavuga ku gaciro k'umuziki wa Bongo Forever. Monafa ageze kuvuga ko Mr Blue ari umwe mu bahanzi bamwigishije ko gukunda umuziki mu buryo bworoshye bishobora gutanga ibihangano byinshi ku bandi bahanzi bakomeye kandi ibihangano bikomeye. Umuhanzikazi JD ndetse nawe yaje kujya gukorana indirimbo n'uyu muhanzi Mr Blue, yigeze kugarukwaho itangazamakuru rivuga ko yaba yaragiranye umubano udasanzwe n'umuhanzi Red JD, umuhanzi w'umuhanga mu njyana z'umwimerere. Nta byemezo bifatika cyangwa nta makuru afatika y'ibingibi byavuzwe, ariko nawe bakoranye indirimbo kandi indirimbo yaje gukundwa cyane. Ndetse n'umuhanzi A cyangwa se AY ni umwe mu bahanzi bakoranye indirimbo, umwe mu bahanzi bahuje igihe cyangwa se bakoranye indirimbo mu gihe cyashize, yagiye agaragaza ko amufata nk'inshuti ye, bigeze guhurira mu bitaramo bikomeye nko muri Serengeti Fiesta ndetse na Bashment Concert i Nairobi. Nubwo batakoranye indirimbo nyinshi, ariko bashyigikiranye mu bikorwa by'ubucuruzi n'ishoramari bijyanye n'imyidagaduro. Tugiye muri iyi myaka ya vuba, Harmonize na Rayvanny n'abahanzi bashya cyangwa se batamaze imyaka myinshi muri Tanzania. Mu myaka ya vuba Mr Blue yagiye agaragaza ubushake bwo gufatanya n'abahanzi bashya, yigeze gutangaza ko Harmonize ari umwe mu bahanzi batuma asubira mu nzozi ze zo gusubira ku isonga, ndetse bagiye bagaragaza ubushake bwo gukorana. Hari indirimbo zigeze kuvugwa ko barimo gutegura ariko ntizigeze zisohoka. Ku ruhande rwa Rayvanny, Mr Blue yigeze gutangariza itangazamakuru ko amufata nk'umuhererezi w'injyana ye, cyane cyane kubera uburyo Rayvanny yitwara mu bihangano by'urukundo. Ibi byerekana ko nubwo yakuze atigeze atakaza ubushake bwo gukorana n'abahanzi bagenzi be bashyashya. Imibanire ye n'inzu itunganya umuziki wa Wasafi Club y'umuhanzi Diamond Platnumz, nubwo bitamenyerewe ko Mr Blue na Diamond Platnumz bafitanye indirimbo kuko nta ndirimbo yabo izwi, ariko bigeze kuvugwaho kutumvikana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, umwe ashinze undi kwigana uburyo bwe bw'umuziki. Ariko nyuma y'igihe Diamond yigeze kumushimira mu ruhame, avuga ko ari mu bantu bashyize ibuye cyangwa se itafari ikomeye ku muziki wa Bongo Forever mu gihugu cya Tanzania. Ibi byabaye nk'uburyo bwo gusana umubano wabo, ndetse Mr Blue yitabiriye Wasafi Festival aho yasabwaga kuririmba indirimbo ze za kera. Mr Blue ari mu bahanzi babayeho mu gihe cy'iminsi yashize muri Tanzania, kandi bakunzwe, bagaragaje ubuhanga bukomeye ndetse n'uburyo bwo gukora umuziki, ariko cyane cyane wiganjemo urukundo. Ubuzima bwe muri iyi minsi, uyu mugabo akaba afite ubuzima abayemo abantu benshi bagomba kumenya. Uyu mugabo n'ubundi aherereye mu gihugu cya Tanzania nk'igihugu cye cy'amavuko, ariko ntabwo agikora umuziki, n'ubundi afatwa nk'umuntu w'umusitari wubashywe kandi ukomeza guha icyizere abahanzi bakizamuka. Akenshi ku mbuga nkoranyambaga Mr Blue akunze gusangiza abakunzi be amakuru y'ibyishimo byo mu rugo, nk'ifoto zatumye azamura urukundo ari kumwe na nyina w'abana be Kayla, ndetse n'umwe mu bana be akunda cyane nyine ari we witwa Kayla. Bityo agenda asangiza abantu amakuru atandukanye y'ubuzima bwe, ariko kuri ubu ngubu ntabwo agikora umuziki, nta nubwo akiba mu bintu by'umuziki. Ikindi kandi uyu mugabo akomeje kugenda akora ibikorwa bya business, kuko ibera mu bikorwa by'ubucuruzi bugiye bitandukanye, ndetse no gufasha abantu mu buryo butandukanye. Muri Tanzania ni umwami, arubashywe nk'umuntu wakoze umuziki cyangwa se watumye umuziki wa Tanzania umenyekana, kuko iyo uvuze umuhanzi Mr Blue ni umwe mu bahanzi wumva ukumva amarangamutima bitewe n'indirimbo ze zakunzwe, ndetse n'uburyo abantu bamufataga kumubonamo icyizere gikomeye, ndetse n'umwe mu bantu bahaye inspiration ikomeye abandi bahanzi bagiye bakora umuziki mu gihugu cya Tanzania. Ingiyi ni Taratibu TV, tukugezaho amakuru agiye atandukanye, amakuru acukumbuye, amakuru yabo wakunze, abo twakunze ubu barihe. Niba warakunze umuntu ukeneye kumenya ahari, niba
atakiriho, akeneye kumenya ubuzima bw'umuryango we, niba yarasize umuryango ubayeho ute, niba akiriho ubahugiye mu biki. Nibyo tukugezaho, tukubwira muri muzika, tukubwira muri filime, tukubwira mu bashakashatsi ndetse n'abandi bose twakunze cyangwa se bagize izina riremereye, twumvishe ibihangano byabo, twenjoyinze umuziki wabo, twenjoyinze ibikorwa byabo, niho tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Ushobora kujya hasi muri comment ukatubwira wifuza ko twakubwira ubutaha. Weho wakunze nde? Wifuza ko twakubwira nde? Birashoboka yuko waba ufite uwo wakunze ariko utazi kugeza iyi saha aho aherereye cyangwa ibyo aherereyemo. Twandikiye muri comment utubwire uti ubutaha nifuza yuko mwambwira kuri kanaka. Ikindi, niba wakunze ikiganiro cyacu ntugende udakoze like, kuko iyo wakoze like bituma tubona cyangwa se twumva ko ibyo twakoze bifite agaciro, bifite imbaraga. Kandi niba hari n'igitekerezo ufite cyangwa inyunganizi, ushobora kujya hasi muri comment ukatwandikira ukatubwira uti igitekerezo cyanjye ni iki, ndifuza ko byagenda gutya. Niba hari n'inyunganizi yawe ni ingenzi kuri twe. Udukurikira uri ku mugabane wa Afurika, Amerika, Aziya, Oceania ndetse n'ahandi hose uherereye ku isi, ibiganiro byacu byo nakagaruka. Njyewe mwari kumwe, nitwa Yusuf. Iyi ngiyi ni Taratibu TV. Ciao ciao, hasta la vista, hasta la manyanya. Turakunda. Imana ibarinde.